Ndagusuje kandi ngwifurije byiza ahantu hose uri hatandukanye abari hanze y'u Rwanda n'abari mu Rwanda imbere mwese tubaye ikaze mu kiganiro cya none nitwa Ajabo Marashi tugiye kuganirira ku makuru agezweho muri Middle East intambara ikomeje guhuza Amerika, Israel ndetse na Iran igeze ahakomeye kubera ko uyu munsi misile ndetse na mine zitandukanye zirimo Hormuz Amerika yatangiye kuzitegura yifashishije drone ndetse n'ubundi buryo butandukanye kuko hari misile nyinshi cyane zatezwe muri Hormuz n'igihugu cya Iran. Amerika yatangiye gukoresha drone ndetse n'amarobo kugira ngo azitegure, ndetse nyinshi muri izi drone ziri kuraswa ni drone ziri mu kirere, ndetse kandi n'amarobo yandi ari mu kirere andi ari mu mazi mo hagati n'ari ku mazi hejuru ari kugenda ategura izi misile ndetse n'izi mine zatezwe muri Hormuz n'igihugu cya Iran kugira ngo hatazagira uwivanga muri Hormuz akaba yashaka gufungura imihora mu buryo budakurikije amabwiriza cyangwa se atahawe uburenganzira n'igihugu cya Iran. Nibwo buryo bwiza Iran yakoresheje kugira ngo izitire buri wese kuba ntagire muri uyu muhora, ariko Amerika yatangaje ko irimo ikoresha buno buryo bw'amarobo ndetse n'amaroboti kugira ngo igenzure neza ko amamine yose yatezwemo na Iran yashize muri Hormuz kugira ngo Hormuz igenzurwe byuzuye n'abanyamerika ku bufatanye n'abanya-Iran, kuko Amerika yatangaje ko irimo ifatanya n'igihugu cya Iran. Nubwo Iran itari kwemera ko bari gufatanya, yatangaje ko buno buryo buri gukoreshwa kandi ko butanga icyizere cy'uko Hormuz igomba kuba yafungurwa. Ni misile zitandukanye ziri kugenda zitegurwa kandi zimwe zikaraswa izindi zikaba zakurwaho. Drone ziri gukoreshwa rero zifite ubushobozi haba zikoreshwa mu mazi n'izikoreshwa mu kirere ndetse no ku mazi hejuru hagira ngo ni ku butaka. Zifite uburyo zifotoramo amafoto areba kure ndetse zikaba zareba mine iri kure ikaba yaraswa, ndetse kandi zikaba zabasha kwibona zitarageraho, zikaba zabasha kwikura mu nzira. Ikindi kandi aya marobo ndetse n'izi drone biri kwifashishwa zifata amafoto kugira ngo zitange raporo kure mu gihe haryo dashoboye gukora abasikare bo muri Navy US cyangwa se abasikare bo muri US barwanira mu mazi baze kuba bavanaho izo mine kugira ngo zitazaturikana amato yanyura muri Hormuz yambukanye petrol ndetse na gaze nkuko Amerika yabitangaje. Yavuze kandi yuko izi drone zifite ubushobozi bwinshi cyane kuko ngo ni izagatangaza, ikindi zikoranye na systeme idasanzwe. Ikindi nuko harimo AI cyangwa se ubwenge buhangano artificial intelligence ikoranye n'izi drone ndetse kandi n'aya marobo arimo akoreshwa muri Hormuz ategura izi mine zatabwemo cyangwa zashyizwe mu mazi no mu gihugu Iran. Ndetse gishimangira kandi yuko bizabafasha cyane kugira ngo bashe gutegura ndetse bavane mu nzira iki kibazo byuzuye nk'uko babitangaje. Hanyuma rero uko byagiye bihagaze muri rusange kuri uyu munsi, Donald Trump perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe watangaje ko ku bufatanye na Iran Amerika irimo ikoresha drone ndetse n'amarobo kugira ngo ivane mu nzira cyangwa se isukure. Babyise ko ari gusukura ariko ngo ni ukuvana mu nzira cyangwa se gukiza mine ziri mu mazi cyangwa se ziri mu Hormuz, ngo mu byatumye iyo Hormuz udafungurwa nuko Iran yatangaje ko yatabyemo za mine zitandukanye kugira ngo zihitane cyangwa ziturikane amato yose yanyuramo mu buryo bwari bwo bwose. Kuko rero izi mine zitari zizwa ahantu ziherereye usibye Iran gusa izizi aho ziri, niyo mpamvu Amerika yatangaje ko irimo ikoresha drone zayo ndetse n'amarobo ivana mu nzira izi drone. Zimwe muri zo zikaraswa izindi zigategurwa mu buryo bworoshye cyane nk'uko Trump yabitangaje. Biri kuvuga ari byinshi ko drone ziri koreshwa mu mazi hejuru ku mazi wagira ngo n'amato ari kugenda hejuru. Hari kandi izi drone ziri mu mazi mo hasi zitagaragarira amaso, hakaba kandi n'amadrone ari mu kirere hejuru bigakorana ndetse na systeme z'abanyamerika ziri mu batekinisiye babo, ndetse kandi na AI cyangwa se ubwenge buhangano artificial intelligence. Byose bigakoreshwa mu buryo bwo guhuzahuza amakuru yafashwe ndetse agahozwa n'ubutasi bwo muri FBI bw'abanyamerika. Byose bigakoreshwa bagamije kuba nk'uko bitangajwe kavuga ko izi mine ziri muri Hormuz zigomba kuba zashiramo. Rero zimwe muri zo zirategurwa mu buryo bwiza, izindi zikavanwaho, hakaba n'iziraswa mu buryo bwateguwe cyangwa zikarasirwa kure, kuko izi drone ndetse n'aya marobo afite ubushobozi bwo kubikora nk'uko Trump we yabitangaje. Izi drone kandi ndetse n'izi robo zigenzurwa mu buryo budasanzwe, ibyitwa remote control cyangwa se AI, bigakorana bya hafi kugira ngo amakuru agerewe ku gihe n'abashinzwe kuyakoresha cyane cyane mu gisirikare cy'abanyamerika ndetse no muri Pentagon, muri Minisiteri y'Ingabo y'Amerika ndetse muri FBI nk'uko byatangajwe na Trump yuko ubutasi bwabo buri kwifashishwa cyane muri kano kazi cyane ubuhanga bwo mu gisirikare budasanzwe. Zifite kandi uburyo bwihariye
izi drone zirimo zikoreshwa ndetse n'aya marobo azifasha kubona ibintu biri mu mazi mo hasi cyane ku ntera ya metero nyinshi cyane kugira ngo aho mine yaba iri hose yabashe kuba yagaragara. Ikindi nuko zishobora kuba zatahura ibisasu bitabye hasi mu mazi ndetse n'ibisasu biri kure cyane nka za mine n'izindi zitandukanye, zikaba zabonwa mu buryo bwiza cyane ndetse zikaba zabagaragara mu buryo bwagutse kugira ngo zibe zabasha kuba zakemura kino kibazo nk'uko abanyamerika babitangaje. Zishobora kandi guhaguruka zikavaho ziri zikimurwa zikabasha kuba zagenzura ikirere cyose mu buryo bwihuse kandi nta kibazo na kimwe kiba cyabaye nk'uko byagaragaye, ndetse bikaba byagenzura mu gihe cya vuba nk'uko Trump yabitangaje ngo nikimara kuba cyakemuka uyu muriro muzi ngo uzafungurwa, kubera ko ikibazo nyamukuru ngo gihari ngo nuko Iran itari ahantu izi mine ziteze, ariko ngo Amerika iri gutanga umusada kugira ngo izi mine zibe zavanwa mu nzira zose uko zakabaye. Zishobora kandi gutahura aho ibisasu biri hirya no hino ndetse no mu metero nyinshi cyane, bivuze ngo mu ntera ndende yaho robo iri cyangwa se drone iri, naho misile iri cyangwa se iyo mine, izi drone n'aya marobo afite ubushobozi bwo kuba yayibona ari kure cyane akaba yabasha kuba yayarasa, cyangwa se izi robo zigatanga amakuru ndetse na AI ndetse na ya systeme yubatswe n'abanyamerika bakazi ko bayitegura cyangwa ikaraswa mu buryo bwihuse kandi ari mu mazi mo hagati nta kibazo kimwe kibayo. Ikindi bigabanya ibyago byinshi cyane byo ku basirikare byo kuba bashyirwa mu kaga cyangwa se bapfa, kubera ko abasirikare barwana mu mazi na VUS cyangwa se barwana mu mazi muri Hormuz cyane cyane bakunze kugira ingaruka bakaba bapfa, abandi bagatwikizwa n'izi misile ndetse bakanagira ubwoba bwo kuba basatira kuko batazi ahantu ziri. Bityo rero biri gufasha abanyamerika kujya muri uru rugamba neza cyane kuko abasirikare babo bazi neza ko batazapfa ku bwinshi, ndetse kandi ngo babe bahutazwa na zino misile zibe zahitana mu buryo bwa burundu nk'uko bigaragara. Izi drone n'aya marobo kandi zishobora kuba zakura igihe kirekire cyane mu nyanja zikoresha zo ubwazo ndetse zikageza amakuru ku gihe nk'uko bigomba, amasaha menshi cyane zayamara ziri mu kazi nk'uko zagatumwe n'abanyamerika. Drone kandi ziri mu mazi hasi ndetse n'amarobo ziri mu nyanja mo hasi cyane ya Hormuz nk'uko byatangajwe n'abanyamerika, ziri kugenzura ndetse ziri gukora iminsi yose amasaha 24 ku yandi nk'uko byatangajwe na Trump we yabwivugiye ubwo ku giti cye nk'uko byanditswe n'abanyamakuru byinshi cyane bitandukanye. Zifite kandi ubushobozi bugiye butangaje kubera ko izi drone nk'uko nabigarutseho ndetse n'aya marobo zifite uburyo bwihariye cyane buzifasha kuba bwabona ibisasu ndetse n'ibitero biri kure cyane ahantu hatagaragarira amaso, ndetse niyo warebesha ijisho utapfa kuba wabibona, ndetse niyo wakwifashisha microscope ku buryo utapfa kwibona. Ariko aya marobo yifashishije ubuhangange bwayo ndetse na AI n'izi drone bishobora kuba byabonwa ibintu bitabasha kubonwa na Microsoft ndetse bitagaragarira amaso, aya marobo akaba yabasha kwibona akaba yabitegura nk'uko byatangajwe. Nkuko nakubwiye kandi zikoresha AI cyangwa se ubwenge buhangano artificial intelligence mu kugabanya ibisasu ndetse n'ibindi bintu biri mu nyanja mo hagati bifite umuvuduko ndetse n'umuvumba mwinshi cyane, ndetse n'ibindi byaba byateza umutekano muke ku basirikare n'ibindi byatuma umutekano utabungabungwa neza uko bigomba nk'uko bigaragara muri izi nyandiko. Nk'uko bimeze kandi zishobora kuba zashyira igikoresho kinini cyane ndetse zishobora zakwifashisha mu guturika kw'ibisasu, zikaba zaturitse ibisasu aho bishoboka ndetse zikaba zayibona zikabirasa zigaturika neza cyane. Izo mine zikaba zaturitswa n'izi robot cyangwa se n'izi drone ziri kwifashishwa muri Hormuz kugira ngo mine zishiremo zatabwemo n'abanyarurani. Ikindi kandi zishobora kurimbura mu buryo bwa burundu bukenewe cyane, ndetse bikaba haba ahantu hatekanye mu gihe ahantu hose aya marobo amaze kunyura, naho AI imaze kuba yakoreshwa n'aya madrone y'abanyamerika ari gukoreshwa muri AI ahasiga umutekano wizewe kuko ahantu hose anyuze abaze neza ko ari kiri mu nyanja mo hasi n'ibiri mu ndiba ndetse no mo hagati no hejuru yayo biba bizwi neza ko umutekano wizewe, bityo yuko umunyamerika yakomeza akagenzura neza ko Hormuz yafungurwa nk'uko Trump we yabitangaje. N'ubushobozi izi drone zifite zikoresha nk'uko yabitangaje. Izi robot kandi cyangwa se iyi AI ikoreshwa ku bufatanye na system y'abanyamerika zishobora gukoresha neza cyane mu mwijima, zikoresheje zo ubwazo haba mu mwijima haba ku zuba ku manywa, mu mwijima mwinshi cyane ndetse no mu mazi atagaragara cyangwa se mu mazi menshi y'umuvumba
mu by'ukuri bivuze ko igihe cyose haba mu mucyo cyangwa se hatabona n'igihe icyo ari cyo cyose ntabwo zikangwa n'ikintu na kimwe, zikora akazi kazo ko kuba zategura mine z'abanya-Iran zatabwemo nk'uko Trump yabitangaza. Ikindi zishobora kuba zakwifashishwa mu kuyobora uburyo bwateguwe neza kugira ngo bigere kuri target ndetse kandi bigere ku ntego zabo zihaye. Hari izo bari kwita AI, hari izo bakwita Air Drone US, izikoreshwa cyane mu buryo butandukanye. Izi ngizi nizo zishobora kuba zakoreshwa hejuru cyane, zigafasha kandi mu kugenzura ibikorwa byose biri kuba muri Hormuz, ku buryo nta kibazo na kimwe ziri kuba zikoreshwa mu kirere, ku buryo igikorwa cyose kirimo Hormuz ari kure ndetse no hafi kibasha kuba cyagaragara neza cyane kuri systeme y'Abanyamerika bubatse, igahita yihuta cyane ku butasi bw'Abanyamerika bwo muri FBI, bagakorana kandi byihuse n'abasekere bo muri Amerika cyane cyane bari kuri Hormuz n'abagaba b'ingabo kugira ngo bashwa batemara kino kibazo nk'uko byatangajwe, kandi mu buryo bwihuse cyane mu masegonda make cyane. Kano kazi kaba kamaze gukorwa mu buryo bwihuse. Zishobora kandi kureba ikihuse mu buryo bwihuse cyane icyo bita high resolution camera. Ni kamera zifite izi AI ku buryo zishobora gufotora ifoto nziza cyane igaragaza iyo mine ahantu iri, uko iteye ndetse n'uko igaragara, kugira ngo itaba yabasha kugira ikintu na kimwe ihutaza cyangwa se yangiza nk'uko bigaragara, kuko aya mafoto afotowe nayo yifashishwa mu kureba uburyo ki iyo mine yategurwa cyangwa se ikaba yaraswa ariko ntigire ikintu na kimwe iturikana cyangwa se ngahitana ubuzima bw'abantu cyangwa se ikiremwa muntu cyangwa se ikinyabuzima cyose cyaba kiri hafi y'iyi Hormuz cyangwa se muri Hormuz imbere. Zikurikirana kandi amato ndetse n'imigendere y'ibintu biri mu nyanja mo hagati ndetse no ku nyanja hejuru nk'uko bigaragara mu buryo bwanditswe na bino binyamakuru. Hari kandi ibintu byinshi cyane bigaragara kubera ko zishobora gutanga amakuru ako kanya bwihuse mu buryo live cyangwa se bidatinze. Hari kandi uburyo bikoreshwa muri real time intelligence, bifite ubwenge bwihuta cyane, ikindi butameze nk'ubwenge buhangana ariko nanone bigahura cyane n'ubwenge bwa muntu ku buryo bwihutisha akazi. Ikindi nubwo byari ubwenge buhangano ariko bugakora nk'ubwenge bwa muntu, bikihutisha cyane kwihutisha amakuru na systeme z'Abanyamerika, bigahuzwa n'ibigezweho ndetse n'amakuru akenewe ku rugamba kugira ngo umutekano w'Abanyamerika cyane cyane kuri Hormuz ugenzurwe neza nk'uko Abanyamerika babitangaje. Izi drone kandi ndetse n'izi robot zitanga amakuru y'ako kanya nk'uko twabigarutseho, zihuza kandi amakuru yose surface and water, ari kuva mu mazi mo hasi mu nyanja muri Hormuz mo hasi nari mu kirere, zikayahuza cyane cyane nari hejuru y'amazi, agahuzwa byihuse ndetse akanezwa mu gihe gitoya cyane kugira ngo akoreshwe icyo agomba gukora mu gihe cyihuse cyane. Ibyo kandi bifasha Amerika kuba yatsinda uburyo bwayo kugira ngo systeme zayo zihurirweho ndetse amakuru yayo ahita agerwamo akoreshwe icyo yakoreshwa, kandi zibasha izi AI kuzirikana amakuru yose zakiriye ndetse n'izi systeme amakuru yose zakiriye avuye muri za systeme z'Abanyamerika ndetse no muri izi drone ndetse n'amakuru abashije kuva muri izi robot ziri gukoreshwa muri Hormuz, zirayazirikana ndetse zikayasesengura, zarangiza zikayohereza ku Banyamerika mu gisikari cyabo muri Patagonia, agakoreshwa akazi yagenewe kuba yakoreshwa, ariko cyane cyane bigamije kuba bavana mine zirimo Hormuz zikaba zategurwa nk'uko bigaragara. Hari kandi icy'ingenzi kuri izi roboti zikunze kuba zakoreshwa mu buryo bwihariye, niko zimwe zikoresha systeme yihuse cyane kandi yihuta mu gutanga amakuru by'ako kanya ku buryo nta kuntu gushidikanya kuzamo ndetse nta kwihuta ku buryo nta kosa nimwe ashobora kuba yakora. Izi systeme zirimo zirakora byihuse cyane ndetse umuvuduko mwinshi cyane ku buryo akantu kari kuba buri segonda kaba kabaje gutangwa amakuru ndetse n'amafoto yose akaba ari gutangwa byihuse cyane muri Amerika kugira ngo ibintu byose bigende neza. Izo drone kandi zo mu kirere zibasha gukorana na systeme ko twabigarutse mu buryo bwihuse cyane, zikabasha kuba zabona aho ikibazo kiri ako kanya. Iki kibazo kibaje kugaragara kiri kirakemuka byihuse cyane ndetse bikaba byabasha gukemuka nta mpungenge, nta n'ikibazo kibaye muri aka kanya ndetse hanakirindwa akajagari kaba muri kino kibazo. Ikindi uburyo zikoreshwamo na systeme ndetse n'ibyagajuru by'Abanyamerika nuko izi drone ziri mu mazi zibasha kugenzura neza hejuru y'amazi byihuse kandi byako kanya ku buryo ubwato
bwaturuka kure cyangwa se hafi bwabonwa neza bukaba bwakumirwa butaragera kuri mine iri mu nyanja cyangwa se ahantu hose yabiri itarabasha kuri iyo mine yaturikana ayo mato. Bityo rero bikaba byihuta cyane mu kuba amakuru yakusanywa neza cyane nk'uko byanditswe n'ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye. Ikindi nuko drone zo mu mazi azikura cyane cyangwa se zisengura ibisasu zikaba zanabisenya nkuko bigaragara, zirasesengura amakuru yose zihawe, ariko kandi izi drone ndetse n'izi robo zifite ubushobozi bwo gusenya no kurasa izi misile ndetse n'izi mine ziri muri Hormuz zatanzwemo n'abanya-Iran nkuko bigaragara. Ibyo kandi riko mu gihe hakomeza kuganirwa agahenge kuri izi mpande zose abanyamerika ndetse n'abanya-Iran kugira ngo hakomeze hakemura kino kibazo, ariko mu by'ukuri Amerika yatangaje ko impamvu abanyamerika borejemo drone ndetse n'amarobo muri Hormuz ngo ari kugira ngo barebe uburyo bakemura kino kibazo, kuko ngo impamvu Hormuz itafunguye nkuko Trump yabitangaje ngo nuko Iran yatabyemo mine ariko ikaba itazi ahantu zerereye. Bityo rero ngo namara guteguramo izi mine agahenge ngo kazoherezwa, bityo nikamara kubahirizwa na Hormuz ifungurwe n'amagambo Trump yatangaje ubwe ku giti cye, ndetse nabyanditse ku rubuga rwa Truth Social akunda kuba yakoresha aya magambo yayanditseho rwose, wagenda ukayasangaho. Gusa nyuma y'uko avuze ko arimo akorana na Iran yo yahakanye makuru nta kintu arabivugaho, ntabwo iravuga ko irimo ikorana bya hafi n'abanyamerika. Ikindi cyavuzwe mu minsi itambutse nuko byavuzwe ko Iran mu gihe ikoze mine ariyo ifite ubushobozi bwo kuba yarasa iyo mine ndetse no kuba yayitegura, ko umuntu wese utakoze iyo mine ntabwo afite ubushobozi bwo kuba yayihoza cyangwa se kuba yayibuza gukora akazi kayo ko kuba yarasa, nkuko ibinyamakuru byinshi cyane byagiye bibyandika. Rero ntabwo bizwi neza niba Trump ibyo yavuze byaba ari ukuri, gusa ikigaragara nuko benshi bavuga yuko Trump ibyo avuga niba ari ukuri ikibazo cyaba kigiye kuba cyarangira mu buryo bugaragara. Hari byinshi cyane biri kuvuga muri aka kanya nyuma y'uko rero Iran yongeye gufunga Hormuz. Hari hamaze gutambuka amato 35 yari yagiye kuba yakoreshwa ryo no hino, gusa ariko nyuma y'amasaha make cyane yongera kuba yafungwa uko byari bihagaze. Iran kandi akomeje kuba yakaza umutekano mu nzira zitandukanye z'iyi Hormuz turimo tuvuga irimo gufungurwaho, ndetse izi mine ziri kwenda zategurwamo. Iran yakaje umutekano kora ko mu nzira zitandukanye cyangwa se ibyambu biva muri Hormuz n'ibyinjiramo, nk'uko Amerika iri kugenzura izi nzira zitandukanye. Iran yakomeje kuvuga ko nayo igikomeje kugenzura ndetse itateze ko yava mu nzira Amerika irimo, kuko yavuze ko byanze bikunze izi nzira Amerika irimo igomba ko yazivamo. Baracyakomeje guhangana mu gihe Amerika na Israel bakomeje ko bahangana bya burundu nk'uko bigaragara. Amerika kandi nayo yashyizeho uburyo yavuze ko iri kugenzura ibyo byambu, bikomeza no gushimangira yuko izakomeza kugenzura uburyo bwayo bwose na Hormuz ikagenzura nk'uko yabitangaje. By'umwihariko Donald Trump inzira kandi yashyizweho cyangwa se izi drone zirimo zikoreshwa zifite ubuhanga budasanzwe bikoranye na AI cyangwa se ubwenge buhangano biyifasha kuba yakemura kino kibazo mu buryo ngo bwa burundu, nk'uko yo ubwayo yakunze kugenda ibyitangariza. Nk'uko rero peteroli ndetse n'amaikomoka kuri essence bikomeje kuba byazamuka hirya no hino ku isi, byashyize igitutu gikomeye cyane kuri Amerika, gikomeye cyane. Ikindi nuko guhungabanya ubukungu bw'isi byatumye Amerika ngo ifata umwanzuro wo kuba yakoresha amarobo ndetse na drone zitandukanye bifasha kuba yafana izi mine zitandukanye, ndetse bigakoreshwa muri iyi ntambara kugira ngo ikoreshe ikoranabuhanga ndetse ikoreshe ikibazo cyo kuba yatuma ikibazo kiri ku bukungu kigabanuka, cyane cyane ibiciro byazamutse bishingiye kuri Hormuz ifunzwe. Rero iri koranabuhanga riri gukoreshwa, Trump nibyo ayatangaje ko ari kwifashisha kugira ngo akemure kino kibazo mu buryo ngo bwa burundu. Hanyuma rero reka nzoreza amakuru yaragezweho muri aka kanya, andi akurikira turazwenda tuyakusanyiriza uko amasaha akurikira, ndetse kandi tuyabagezeho ukwibutsa ngo niba utarakora kuri subscribe rero niho hakiri mwebara ry'umutuku ukandeho, ndetse kandi uko gufungura inzogera kugira ngo ujye ubona video zacu mu bantu ba mbere, ndetse kandi urebe ko wakoze like kugira ngo tubone recommendation ya YouTube, ndetse kandi ukande kuri share kugira ngo video zacu zigere kure hatandukanye. Ndagusaba kandi kugira ngo utange comment niba wakunze zino video, hari igitekerezo wagize, inyunganizi cyangwa se ikibazo watwandikira muri comment. Hanyuma ngewe nitwa Ajab Marashi, mwakoze kwa nanjye muri aya makuru. Imana ibarinde bwanyu birakomeza, Imana ibarinde. Imboni TV, imboni ya rubanda.